imirongo yose yamaze guhagarara, haba hasigaye umurongo witwa gusenga. Dusenga Imana. Ndagira ngo aho uri hose wizere Imana ishobora byose. Ibyananiranye Imana irabishoboye. Amaboko y'Imana ni magari. Ndagira ngo aho wizere Imana ishobora byose. Ibyananiranye Imana irabishoboye. Amaboko y'Imana ni magari. Ayabantu yananiriza. Yes, bakunzi ba Juru TV, mwese aho muri turabaramukije, nimugubwe neza. Amahoro y'Imana kuri mwese aho muherereye, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye, mwese mubasha gukurikirana Juru TV. Turabasuhuje cyane nkuko mubizi, ni ngewe Emmanuel Ganza, turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi. Ndabashoje mu izina rya Yesu. Amina. Amahoro y'Imana nabe murimo. Amina. Nshuti bakunzi ba Juru TV, murabibona yuko turi mu kazi kose kandi umunsi kundi tubazanira ibishya. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana uriho ubwiza bw'Imana bwinshi, namwe muri kumureba imbere yanyu ukuntu bimeze. Reka tangira abebwira hanyuma agaruke atuganiriza. Imana nibaho umugisha, nitwa yose niyo mazina yanjye. Ndi umukozi w'Imana mu itorero rya EV.JEANPIEERRE, naho nkorera imirimo y'Imana. Amina. Imana nibaho umugisha. Amina. Turanezerewe cyane kukwakira kuri Juru TV. Murakoze cyane. Umukozi w'Imana Jean Pierre, umaze igihe kingana iki ubundi muri uyu murimo? Turabona uri umugabo mukuru kandi urimo byinshi by'Imana rwose. Sobanura abakunzi ba Juru TV rwose, kuko hari igihe tuzana umushyitsi cyangwa se umutumirwa bakibaza ngo ese uyu muntu ubundi ibi bintu by'Imana bimaze mu igihe kingana iki. Tumenyere ko hari abana bavuka ejo mu gakiza, abandi bakamaze mu imyaka 100. Ubundi mu by'ukuri umaze igihe kingana iki wakira agakiza nk'umukozi w'Imana? Yesu yaravuze ngo umukuru abe nk'umuto. Yego. Ariko nuko ibya Yesu ntawe bimenyera, duhora twiga iteka ryose ntawe bifata ngo uko tubimenyereye bya bibindi. Yego. Ariko tubaze mu myaka maze imyaka 23. Haleluya. 23 ndi muri uyu murimo. Yego. Urumva nabonye byinshi byiza, mbona n'ibindi, ariko byose Imana igenda ibana natwe mu buzima bwose bwa buri munsi. Imana ishimwe. Amen. Ku myaka 23 uri mu gakiza, abakunzi ba Juru TV uyu munsi barimo baribaza bati uyu mupapa uri imbere yacu tureba ubundi atuzaniye iki? Ubu ndabizi bafite amatsiko, ndabizi ko batangiye kudukurikirana cyane, ariko bamari amatsiko cyangwa se bamari impungenge yuko ibyo ugiye kubaha bisa n'imitima bihari. Bibiliya indi imbere. Yego. Mbazaniye ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndumva hari ijambo ryagutse muri nge nshaka kuganiriza abantu. Yego. Rifite insanganyamatsiko cyangwa se intego ivuga ngo imirongo yose yahagaze. Haleluya. Haba hasigaye umurongo witwa gusenga. Gusenga. Indi mirongo yose yamaze guhagarara. Yego. Mu rugo byanze. Yego. Umubiri wakunaniye. Yego. Dogiteri yavuze ko bitashoboka. Yego. Ubona ahantu hose imisozi yibanye imbere yawe. Gusenga. Gusenga. Inshuti zagiye. Gusenga. Imiryango yagutaye. Gusenga. Haleluya. Ubona byose byamaze guhagarara. Yego. Haba hasigaye umurongo witwa gusenga. Gusenga. Mbibutse ko kandi buriya hari igihe ibintu bijya bihagarara. Yego. Hari aho amafaranga agera agata agaciro, ariko gusenga kurakomeza. Hari aho imiryango igarukira, ariko gusenga kurakomeza. Amen. Hari aho inshuti zigarukira, ariko gusenga kurakomeza. Imana ibahumuje. Amen. Inshuti bakunzi ba Juru TV, mwabibonye yuko umutumirwa wacu uyu munsi adufitiye byinshi kandi byiza. Mbese namwe murabibona kandi murabyumva. Ntimukureho urushinge, mugumane natwe, kandi niba ari ubwa mbere mugiye kubana natwe turabasabye kanda subscribe. Ikinyoma usarura ikinyoma. Iyo beshe itorero kukijijwe, nawe iyo umaze gupfa rikubeshya kugiye mu ijuru. Reka kantu gasubiremo. Iyo beshe itorero ngo urakijijwe, nawe iyo upfuye rikubeshya kugiye mu ijuru. Kubera iki?
bazi runaka uhanura werekwa ubwiriza nk'uko turi hano kuri iyi televiziyo turi kubwiriza udiyakona ukora imirimo isanzwe bazi ku bintu runaka ariko se koko kupfuye ko bazakugeza hariya hepfo bagagushyira muri metero 2 kuri 2 ko kugiyeyo ibyo bizwi n'Imana yonyine gusa. Rero icyo ubivye nicyo usarura. Ndashimira Imana Yohana iri jambo niryo ryamurinze mu kaga yahuye nako, mu ntambara yarwanye, mu makuba yahuye nayo, mu karengane kabayeho kakozwe n'umwami nawe. Yafashe intumwa zose arazica, bafata Yakobo muto bamuhana ku gasongero k'urusengero yikubita hasi arashwanyuka. Bafata Barutelemayo bamuhata nk'ikijumba, bamusiga umunyu, bamushyira ku kizuba, amara iminsi 3 arapfa. Uko abandi bapfuye musoma Bibiliya mwarabyumvise, mwaranesomye ngo baravuga ngo hasigaye umwe witwa Yohana. Bibiliya ngo yaramaze ku musaza washumbaga itorero ryo muri Efeso, bamutumaho bamuza ibibazo 2 bizira icya gatatu ngo Yohana, urihakana Yesu tukubabarire cyangwa ntumwihakana tukwice? Ngo Yohana ngo ahita yibuka urukundo yakundanye na Yesu, ngo yibuka Yesu bajyaga bagendana, ngo akabaha ibyo kurya bakarya babibuze, ngo yibuka Yesu bagendanye babuze amazi yo kunywa, akabaha amazi bakanywa, ngo arababwira ngo shingiye ku kuntu twabanye n'urukundo yatweretse uyu mwami wacu ntabwo namwihakana, nimukora ibyo mushaka. The Losiri Bibiliya ngo yanga kwihakana. Shuti z'umusaraba mwese mu nyumva nimukihakane Yesu. Yesu ni yaduhemukiye. Muri ibyo yaravuze ngo urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika, arangura ntangaza Yesu we, urantangaza. Turashimira Yesu aho yatuvanye ni kure kandi aho tuvana ni habi, ariko aho tujyana ni heza. Nahabwa icyubahiro, Imana yacu nishimwe. Aho tujyana ni heza, Imana ishimwe. Yesu ntigeze duhemukira, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka mabwire ijambo rikomeye, kugira ngo ujye kubona Imana ntuzayishake mu biguhanze amaso, uzabanza uyishake mu byo yakoze hari inyuma. Bizagutera kumenya ko nibyo biguhanze amaso yakoze bya bindi n'ibyo ngibyo bikuri imbere ntabwo izabinanirwa. Reka ngasubiremo, kugira ngo ujye kubona Imana ntuzashake mu biguhanze amaso ngo uzapfa, ngo urasebye, ngo abantu barakwanga, ngo abantu baragiye. Banza uyishake mu nzobe sibasibye hariya, mu karengane yakuyeho, mu makuba yakuyeho, mu gisebo yakurinze, mu rupfu yagambuje rwaje kugutwara. Bizagutera kumenya ko n'ibyo biguhanze amaso iyakoze bya bindi byahari inyuma n'ibyo bikuri imbere iracyafite imbaraga, iracyabishoboye, ishoboye byose. Kandi mbibutse ko abantu bazahinduka, isi zahinduka, ariko Imana dusenga uko yahoze kera n'umunsi nabwo niko ikiri, ntabwo izigera ihinduka. Uko yahoze kera na n'uyu munsi niko ikiri. Imana nishimwe, nihabwe icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo bafata Yohana bamushyira mu ngunguru y'amavuta, ngo barangije barapfundikira. Kumbi turashimira Yesu akina finale. Nshuti zanjye, imirongo yose yahagaze, abasiga umurongo witwa gusenga. Gusenga, Imana yimvira mu gusenga, itabara mu gusenga. Ngo Yesu kuko akina finale, aho finale izabera niho Yesu ajya guhagarara. Aho igisebo kikurindiriye niho Yesu ajya guhagarara. Aho urupfu rugusatiriye niho Yesu ajya guhagarara. Aha kwa muganga byanze Yesu ajya guhagarara kuri finale. Mu rugo byanze Yesu ahagarara kuri finale. Umubiri wakunaniye Yesu ahagarara kuri finale. Mu kazi byamaze guhagarara Yesu ahagarara kuri finale. Aho ubona byanze Yesu dukorera ahagarara kuri finale. Nashimwe, nahabwe icyubahiro. Ngo
ari wizo bikotasenidra ngo bafata Yohana ngo bamushyira mu ngunguru y'amavuta ngo barangije barapfundikira kuko Yesu akina finali amutanga mu ngunguru y'amavuta bagiye gupfundikira bapfundikiranamo na Yesu. Imana yacu nishimwe. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, Yesu agutange mu kibazo, nujya kukigiramo usangemo Yesu. Elebi osiri drav, Yesu agutange muri zo ntambara urwana, nujya kuzigeramo usangemo Yesu. Yesu agutange mu muriro waka, nujya kugera mu bibazo usangemo Yesu. Yesu agutange elohos kwa muganga n'ivyanga, Yesu agutange mu burwayi ibinaniranye byose, Yesu agutangemo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngo baracanira, ngo bashyiramo Yohana barapfundikira barangije baracanira. Ubu tugira abantu bazi gucanira uzi ko bacanira no muri karitsiye utuyemo bagacanira, mu itorero usengeramo bagacanira, muri korari uririmbamo bagacanira, mu muryango bagacanira, mu kazi bagacanira. Uwitwaga inshuti yawe kandi agahinduka umwanzi. Ariko turashimira Yesu, iyo bacaniriye adutangamo. Nahabwe icyubahiro aho uri hose umumera icyo. Iyo bacaniriye adutangamo. Ino siri weredra, iyo bihagaze adutangamo. Iyo abantu bacaniriye turashimira Yesu. Iyo abantu bacaniriye Yesu adutangamo. Iyo miryango izi kuzaseba Yesu agutanga muri icyo kibazo. Iyo kwa muganga byanze Yesu adutangamo. Iyo ibintu byose bimaze guhagarara Yesu adutangamo. Imana ishimwe. Ngo baracanira, ngo bajye gupfundura, ngo bareko Yohana yaba yahiye. Kumbi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amavuta arubahana. Ntago mubyumvise kanga subiramo. Amavuta arubahana. Mu ngunguru y'amavuta bashyizemo amavuta matoya baguze, ariko amavuta yari muri Yohana yari amavuta akuze y'imyaka 3 n'igice agendana na Yesu. Ngo amaze kugeramo amavuta matarati bose tumusanzemo ntacyo twamutwara ngo hakugira ngo amwotse amwice, aramutarasifroma, mu yandi magambo aramuhindura. Bashugunyemo Yohana w'umusaza ngo amuhindure Yohana w'umusore. Ngo bagiye gupfundura ngo hazamuka Yohana w'umusore, ahita azamukana amagambo twasomye. Arango mbere na mbere hariho jambo. Niyo magambo azamukanye mu ngunguru y'amavuta. Mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Arango yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Arango muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Arango uwo mucyo uvira mu mwijima, ngo ariko umwijima ntiwigeze uwumenya. Imana yacu nishimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Bibiliya tuvuga ngo arongera babwira ngo elesaredrav, bakundwa ubu turabana b'Imana. Arango ariko uko tuzasa, ngo ariko uko tuzasa ni kurerekanwa. Icyakora cyo uwo ni yerekanwa. Haleluya. Uwo ni yerekanwa. Tuzasa nawe. Nubwo tubabaye ariko azerekanwa. Nubwo murira ariko azerekanwa. Nubwo intambara ari nyinshi mu isi ariko nubwo isi yihinduriza ariko azerekanwa. Nubwo amapfa cyana mu isi ariko umwami wacu azerekanwa. Arango uwo ni yerekanwa, tuzasa nawe. Imana yacu nishimwe. Hanyuma ndashimira Imana tugera ku musozo. Mbibutse ko turi ku ijambo rivuga ngo imirongo yose yahagaze, haba hasigaye umurongo witwa gusenga. Tugera ku musozo, ndashimira Imana turabana b'Imana. Ndashimira Imana turabana b'Imana. Mbambabwiye ibintu bigera mu 10 umubyeyi atwara ahetse umwana. Ariko reka mvuge bibiri. Icyambere, umubyeyi uhetse umwana ntabwo yibagirwa isakoshi. Bivuge ngo Imana dukorera idufitiye isakoshi y'ubuzima. Murabyumvise? Idufitiye isakoshi y'ubuzima. Iyo tugiye guseba ikora mu isakoshi. Iyo ibiciro bizamutse ikora mu isakoshi. Iyo abapfateye ikora mu isakoshi.
iyo byanze, iyo twizeye ikora mu isakoshi. Icya kabiri, mu isakoshi umubyeyi ashyiramo umutaka. Ntago umwana abwira umubyeyi ngo ntwikira. Umubyeyi amenya igihe atwikirira umwana we, akamenya niba izuba rivuye agafungura umutaka, niba imvura iguye agafungura umutaka. Niko Imana idufitiye umutaka wo kuturinda ibyago n'amakuba. Iyo abaroze baroze ifungura umutaka, iyo abantu bagiye ifungura umutaka, iyo intambara zije ifungura umutaka. Yesaya yavuze ngo yaravuze ngo nimwumve yemwe ab'inzu ya Isiraheli, abona atere mu kirundo za mama wanyu, ngo nkabaheka mu gakuru, ngo nzabaheka, sinzabaheka umwaka umwe, ntabwo ari imyaka ibiri. Ababyeyi mujya mucutsa ngo ariko ngeweho imvi zizaba uruyenzi nkibahetse. Turashimira Imana, turi ku mugongo w'Imana. Haleluya, turashimira Imana, turi ku mugongo w'Imana. Uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ngo ubuhungiro bwanjye, igihome kinkingira iteka ryose. Mubaye iki? Imirongo yose yamaze guhagarara, haba hasigaye umurongo witwa gusenga. Dusenga Imana. Ndagira ngo aho uri hose wizere Imana ishobora byose. Ibyananiranye Imana irabishoboye. Amaboko y'Imana ni magari, ay'abantu yananirwa, ariko ay'Imana ni magari. Izere Imana kwishoboye byose, uce bugufi dusenge Imana. Byaranze kwa muganga, byaranze, shora gusenga. Mu nshuti byaranze, shora gusenga. Mu miryango byaranze, shora gusenga. Mu kazi byaranze, shora gusenga. Iyo usenga ni nyamaboko kandi nifite gukiza kandi nishoboye byose. Ibintu byose mu biganza byayo. Yiwe do ona yimana amazi agakama, yayataga kubika isi. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mwami Yesu, dele wa pesa rigade eno, uri data wa twese mwiza. Sengeye aba bantu, imirongo yose yahagaze, dushoye gusenga. Ababyeyi batabyara babuza abana, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Kutabyara birababaza. Me edo hose ikiganza cy'Imana gitanga abana. Dole ma nubahe kubyara, ubaka ingo zisenyuka. Gira neza imfubyi n'abapfakazi, ruhura abarushe mu izina rya Yesu. I will rise, amahoro y'Imana n'ababeho. Tukuza widimi, twirukanye imbaraga za Satani zamaze gufata abantu bawe. Dushoye gusenga, imirongo yose yamaze guhagarara. Dushoye gusenga. Gusenga ni ikinyabiziga ndakumirwa. Wumvira mu gusenga, urebera mu gusenga, utabarira mu gusenga, uvugira mu gusenga, ukorera mu gusenga. Natwe dushoye gusenga. Gira neza buri wese mu izina rya Yesu. Abafite intambara zimarwe nawe, abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, turagushimiye kuko uri Imana yacu. Bili pasiri, imbaraga zawe ziganze. Abisi yose baruhurwe n'Imana ishobora byose. Abafite agahinda kamarwe n'Imana. Imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Amahoro Imana itanga nagere ku Banyarwanda n'Abanyarwandakazi, nagere ku batuye isi, bazumvira ijambo ryawe, baruhurwe n'ijambo ry'Imana. Urakoze, ugize neza kuko uri Imana yacu. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Imana irabakunda, nanjye ndabakunda. Yesu abahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.